nkaba igitutsi muri famiye, nkaba igitutsi mu mbana nabo, hatereka reka nta kintu gikora yirwa senga bese yabaye inzerereze. Aho yababwira ngo uyu munsi ntago nicuza ko nasenze, ahubwo nari kuzicuza iyo nza gukora ibyo bashaka kugira ngo nkunde ndamuke. Ngomeza TV, Ngomeza TV yanje, Ngomeza TV yawe. Niyo chano yonyine wasanga ijambo ry'Imana, wivuga butumwa ritandukanye. Indirimbo z'abahanzi n'iz'amakorali atandukanye wabisanga kuri Ngomeza TV. Kora subscribe kuri Ngomeza TV. Ngomeza TV, Ngomeza TV. Kanda like, ukore share, ntiwibagirwe gusiga comment yawe. Ngomeza TV, Ngomeza TV, Rwanda. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Ngomeza TV, mwebwe muri mu bice bitandukanye mukurikiye Ngomeza TV, abari hirya no hino ku migabane itandukanye. Ndabasuje kandi mbifurije amahoro y'Imana. Ngiye muri kumva kuri mikro za Ngomeza TV ni Joseph wiringiye Imana. Nkuko mubibona imbere za kamera ya Ngomeza TV tufite umutumirwa wacu aho agiye kuba tuganiriza. Ndagira ngo mbere yuko mwakira adusuhuza anatuganiriza, mbanze mbwire abantu mukurikira Ngomeza TV mukore subscribe kuri channel yacu Ngomeza TV, like, share, ndetse ntimwibagirwe gusiga na comment zanyu kugira ngo tujye tubashaho kurushaho kubagezaho ibintu byiza bitandukanye tuba twabateguriye. Rero nkuko nawe mbabwereka mbakirira umutumirwa wacu, karibu umutumirwa wacu kudusuhuza no kutwibwira. Murakoze. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amazina yanjye ni Rukundo Eugene, ndi umukristo muri ADPR, ndi umusore. Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Murakoze. Nkuko mubyumvishe rero turi kumwe na Rukundo Eugene. Rukundo, amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza, turashima Imana. Mwatumwe hano kuri kamera za Ngomeza TV aho turi kuganira. Abantu badukurikiye hirya no hino ni benshi, bari kwibaza Rukundo ni muntu ki? Ese Rukundo wababwira Rukundo ni muntu ki? Rukundo nkuko nabibabwiye ni umusore w'umukristo usengera muri ADPR, ukunda Imana n'abantu bayo, ukunda kubana n'abantu mu buryo butandukanye. Cyane wenda nubwo abantu baba batuzi mu buryo butandukanye, ariko ni umuntu udakunda rimwe na rimwe, ukunda kubana n'abantu bose amahoro muri make, reka bari ko mbivuga. Kandi ukunda kugendana n'abantu bose ntawe abangamiye cyangwa se nta muntu asagariye. Murakoze. Nuko nkunda kubana n'abantu amahoro. Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Nkuko mubyumvishe rero Rukundo ni umuntu ukunda kubana n'abantu bose amahoro. Rukundo tubwiye ko ukunda Imana, kandi burya umuntu ukunda Imana abakunda no kuyivuga, akayivuga. Tukunda kugenda ahantu henshi bakatuganiza amagambo y'Imana. Ese wowe hari agaseke dupfundikiriye se ugiye kutuha mu kanya? Murakoze. Urumva nababwiye ko ndi umukristo, mbabwira ko nkunda Imana, kandi umuntu ukunda Imana cyane aba yarayibonye. Burya ntabwo wakunda Imana utabonye. Rero no kuyivuga cyane ko iyo ukunda Imana igerageza uburyo bwose bwo kugira ngo ikwiyereke, kugira ngo uzabone icyo uyivugaho. Ntabwo nayivuga nk'uko wowe uyivuga, gusa ndayivuga nk'uko nayibonye, nuko mbona nuko navuga Imana. Ntabwo nabura ikintu rero mbwira abantu bakurikiye Ngomeza TV ku Mana. Murakoze. N'abatindiye rero bantu mukunda ijambo ry'Imana, Rukundo atuzaniye ijambo ry'Imana yamuhaye kugira ngo atuganirize. Hari icyo Imana yamushyize ku mutima we. Ariko ndagira ngo mwebwe mutarakora subscribe kuri channel yacu ya Ngomeza TV, aka ni akanya keza ko gukora subscribe, like, share ndetse na comment. N'abatindiye rero Rukundo, twaguha umwanya ukatugezaho icyo Imana yagushyize ku mutima. Ni karibu. Murakoze. Abakurikiye Ngomeza TV, reka dusome ijambo ry'Imana tuyibusange muri Zaburi. Zaburi ni ya 91, umurongo ni wa 14. Haratubwira ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe,
nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muha icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Imana iduhana umugisha. Aya magambo ni amagambo njya nkurura cyangwa se njya ntekereza nkahitamo agaciro ikintu bita kubana n'Imana, kugendana urugendo rurerure n'Imana, kugendana n'Imana ugatindana nayo ukagumana nayo. Bibiliya iravuze ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Bivuze iki? Hari igihe umuntu akunda Imana ntabigira akaramata. Birashoboka. Hari igihe ukunda Imana ukayikunda mu gihe gitoya, ikindi gihe ukumva hari wenda ntukikunze. Ari nacyo gihe turimo duhura n'abantu benshi muri no minsi. Urimo usanga abantu benshi bagiye bagira ibihe byo gukunda Imana, bagira igihe cyo kubana n'Imana, ariko bigera igihe basa naho bumva bibakamutsemo. Ariko agaciro gahari ni ugukunda Imana akaramata. Birikambwa ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Haleluya. Kubana n'Imana ukabana nayo akaramata niko agaciro ka mbere, nibwo buzima bwa mbere. Ko ngende umuntu ndi umuhamya wo guhamya ko kubana n'Imana akaramata bigira ahantu bikura umuntu bikajya n'ahandi hantu bimushyira, bigira izina bihindura kuri wowe, bigira ukuntu biguhindura wowe wari uri we. Hari seve bihindura kuri wowe. Hari uko abantu bari bakuzi, hari ibyo abantu bari bakuziho. Nitanze urugero nk'umuntu nzi mu myaka yashize kambona no munsi, ashobora ntiwe nanavuga, ashobora kuvuga ngo Imana yabanye n'uriya muntu, hari ibintu Imana yakoze kuri uriya muntu bitewe n'iki. None ngiye bivuze mitangaruka nkavuga ntoke avuze ko hari ibintu Imana yakoze, ese avuze ko hari ukuntu nahindutse. Ushobora guhura akenshi bibaho, hari igihe umuntu ava nk'hano nk'abantu dutuye muri Kigali, wajya nko mu ntara aho tuvuka hatandukanye. Ngiye mvuka Nyamata, wenda wajya nk'ahantu tuvuka hatandukanye ukajya kumvuka shangura ngo mbega umuntu ngo arakeye ngo arasirimutse. Bivuze iki? Hari uko bari bakuze imbere, uyu munsi hari ukuntu bakuboge. Kibiri iyo bivuze bitavuga agaciro nuko nabanye n'Imana. Yukuruye utusanga ibintu byose tubamo na agaciro k'Imana iduha twebwe ubwacu. Muri mwanditsi ujambo yaravuze ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Bivuze ngo impamvu iza gushyira hejuru nuko hari ahantu wahoze hari hasi. Ni Imana ikura ku cyavu ikikizanya n'abantu bakomeye. Ni Imana iha umuntu ijambo yari yararibuze. Ni Imana ifata umuntu ikamuha agaciro atigeze agira. Ni Imana ifata umuntu ikamubanisha n'abantu atari kuzabana nabo. Ni Imana ifata umuntu ikamutuza ahantu atari kuzatura. Rero bivuze ngo nzamushyira hejuru kuko yagize ati ko yamenye izina ryanjye, azanyambaza nanjye mwitabe. Iri jambo ndarikunda. Ntagiye na kimwe nigeze nsenga Imana ngo ireke kunyitaba. Ntagiye na kimwe nigeze nsenga Imana ngo ireke kunyumva. Ntagiye na kimwe nigeze nambaza Imana ngo ireke kugira ute kunyiyereka. Irangije arakomeza avuga ngo nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzabana. Bivuze iki? Amakuba ntago abujije kuba agize ate kuba hari. Amakuba arahari, ibyago birahari, ariko ngo nzabana nawe mu byago n'iki no mu makuba, kubera ko yagize ati kubera ko yamenye izina ryanjye, kubera ko yankunze akaramata. Bivuze ngo inama cyese message irimo hano gukunda Imana akaramata nokuri kabana nayo. Tujya tubana n'abantu ndambira ntuhabwira umuntu naza mu buzima bwawe ntuzamusubizeyo, ariko kandi nanashaka no kugenda ntuzamutangire kuko n'umuntu hari icyamugenzaga, wenda yari afite ibimugenza, harabibonye cyangwa se arabibuze aragiye. Nuko ubuzima bw'abantu bwestaye, ariko dufite Imana ibana natwe. Haleluya. Naho twaba turi ahantu hagayitse ibasha kuduterura ikatuvanayo. Nta kure habaho Imana itakura umuntu, nta na kure habaho Imana itageza umuntu. Bivuze iki? Agaciro saho wanyuze, agaciro si ibyo urimo, agaciro si uri uyu munsi, ahubwo agaciro no kubana n'Imana iki akaramata, kuko ntago Imana igidusiga. Uyu munsi ushobora guhura n'ibibazo, ufite abantu inshuti n'abavandimwe ukarwara. Please, mu bitaro hajyayo umuntu umwe. Ku gitanda kwa muganga haryamaho umurwayi, muganga akurikirana umurwayi. Bivuze iki? Byakabaye ngombwa ko yaba abantu bari bafite uburyo bakunda abantu, wakagiye kwa muganga cyangwa se nkarwara hakaba hari undi muntu uvurwa mu ruhande rwanjye, ariko kubera ko ari nge kibazo cyagezeho abantu barasa nabitaruye nk'ubu muri bihe bya covid
uyu munsi umuntu ararwara akajya ku bitaro agakurikiranwa n'abaganga gusa, nta muntu wemerewe kujya, kuko turi abantu turi mu buzima. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose agaciro ni ukubana n'Imana kugira ngo no mu bihe abantu batazaba bari kumwe nawe izabe yo iri kumwe nawe. Imana imwe idahana umugisha. Bibiri ikambwira ngo igasoza ivuga ngo nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamweka agakiza kanjye. Tugomba ngo kubana n'Imana akaramata. Icya mbere iduhaza uburame, icya kabiri itweka agakiza kayo, icya gatatu iduhesha icyubahiro umuntu atabasha kuguha. Kubana n'Imana ni ibintu by'agaciro gakomeye. Imana imwe idahana umugisha. Rero ijambo nari mfitiye abantu bafite ijambo rivuga ngo nimubane n'Imana akaramata, kuko nta muntu wabanye n'Imana uzigera yikorera amaboko, nta muntu wabanye n'Imana uzakorwa n'isoni, nta muntu wabanye n'Imana by'ukuri uzavuga ngo kuki ibintu nabikoze. Muri ubu buzima ntabwo habamo kwicuza. Sinzi ushaka kwibwira ngo kujye nabigerageje bikanga, cyangwa se kuki njye nasenze nkaba ntarasubizwa, cyangwa se kuki mbitinzemo nkaba igihe cyawe uyu munsi ntabwo ari cyo gihe cya Eugene. Igihe cya Eugene si cyo gihe cy'undi. Rindira igihe, mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe. Ibi ubuzima wacamo bwose haranira gusingira icyo Kristo yagize ati yagufatiye. Pawulo yaravuze ngo ndasiganwa ntabwo ndi nk'utazi yonge, ngo ndaterana ibipfutsi ariko ntabwo ndi nk'uje. Bivuze ngo twebwe iyo tujya turahazi, iyo tujya turahazi ni mu ijuru. Niyo mpamvu rero tugerageza kubana n'Imana akaramata, kuko Bibiliya irambwira ngo Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Satani atamujyanye. Bivuze nidukunda Imana akaramata, nitwemera Imana tuzaba twemeye n'uwo yatumye ari we Kristo. None muri Sudani umugisha rero ndimo mbwira abantu ngo nimureke dukunde Imana akaramata, nibwo buzima, kuko niryo banze ry'ubuzima bwacu. Kuba turiho tubikesha Imana. Imana mu ijuru duhana umugisha. Murakoze. Rukundo rero amagambo meza y'Imana amaze kutuganiriza, mwese muteze amatwi muri kumva. Ariko Rukundo nakubaza akantu gatoya. Tujya dukurikirana abavugabutumwa benshi, abantu bakunda kuvuga ijambo ry'Imana kenshi, tugakurikirana ahantu bavuye, tugakurikirana amateka yabo, ubuhamya bwabo, aho Imana yabakuye. Ese Rukundo wasobanura abantu bakurikiye Nkomeza TV muri kano kanya, Imana ijya kuguha umurimo wo kuvuga ubutumwa byaturutse kuki, mbese byaje gute? Watubwira ukuntu byaje? Murakoze. Muri mbye yaravuze ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha, ngo nzajya nirata gusa umusaraba. Kuvuga ko Kristo yankuye cyangwa se aho Imana yankuye harahari. Kuko njyewe ubona uyu munsi ntabwo ari we nari we. Wenda njyewe Eugene uyu munsi ntabwo ari we Eugene wo mu myaka yashize. Uyu munsi ndicara nkavuga nti uko byagenda kose wa Mana we, aho ugejeje ukora mbaye ngushimiye. Nari umusore mvuka mu muryango w'abana 5. Ubwo urumva umuntu aba yarabaye mu buzima butandukanye. Twakuze rero turi mu buzima mvuge bwari ubuzima butari bwiza. Ntabwo bwari bwiza kubera ko bwari ubuzima bugoranye, ubuzima hari igihe umuntu akureba akavuga ngo akaba yavuga ati uyu mwana ashobora kuba avuka ahantu heza, ntabwo bikuraho yiyubashye bitewe n'uburyo akubona uyu munsi. Noneho nkahita mvuga nti Imana ushimwe kubera ko hari ibintu wowe ukinga abantu. Israel mbonye yarimye indirimbo ziravuga ngo ariko Mana icyo gukundira nuko utameze nk'abantu, washyize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu. Bivuze iki? Iyi Imana iza kutugaragaza, ikagaragaza background y'umuntu, cyangwa se inkomoko y'umuntu, cyangwa se ejo hashize y'amakuru y'ahashize. Ntabwo yari meza, ntabwo ndi umwana wakuze nkora ibyaha. Nakuriye muri ekodimu cyangwa se icyo bita école de dimanche, nsenga Imana, ndirimba, ndi umwana mutoya. Ariko kubana n'Imana igihe kiragera Imana irambwira ngo nzabana nawe. Ubuzima twaciyemo, ubuzima bubi navuga naciyemo, si uko twari turi mu muryango ukennye, si nuko twari dukennye, hoya, ahubwo njye Imana navuga ngo Imana yashatse kunyigisha kugira ngo uyu munsi mbe mfite ikintu nabwira abantu. Igihe kiragera, reka mbabwire, dufite Imana iguhamagara imiryango ikakureka. Dufite Imana iguhamagara abavandimwe bagasa n'abacecetse. Dufite Imana iguhamagara oncle na auntie n'abakomeye baheye bose bagasa n'abatuje. Noneho igasigara igendana nawe ngo ukuntu nahamagawe. Imana yarahamagaye ndangije nsa n'umuntu uhagaze njyenyine, genda usigara guhagarara wenyine. Ariko ndakomera nsubizwa mbere ko muri icyo gihe cyose cyo kuba muri ubwo buzima, urumva niba imiryango icecetse, ababyeyi bacecetse, abavandimwe bacecetse, muyomba acecetse, nyoko wanya acecetse, shangaza acecetse,
Itekeza nawe usigaye he? Ubu numva usigaranye n'Imana. Imana iragenda irigwatiriza ibana nanjye ikajya imbwira mu mwana wanjye, nubwo ubona bikomeye gutyo, nubwo ubona inzira z'ubuzima zirimo zigorana, nubwo ubona imigisha yafunzwe, igihe cyarageze irambwira ngo byose ninjye wabibanye, byose ninjye wabifunze, sindi imfubyi hoya, mfite abavandimwe, mfite ababyeyi, mfite inshuti, mfite abantu, ariko igihe kijya kigera Imana cyageze girafunga, nanjye ndabibona ko yafunze, nkajya nyimbwa amaruko wa Mana we, ko mbona ndimo muri ubu buzima. Uyu munsi undebye nambaye neza pe, ntabwo nambaye nabi, ntabwo nambaye nabi. Ushobora kugira ngo ni bya bindi by'abantu ngo byo kuri kamera, weya ntabwo twe tuvuga ibintu bidahari, kugira ngo bunze kuvuga ibintu bidahari nabyihorera ko nta mugozi nta nagahato. Amabwire ngo uko ngaragara unambaye neza, kuko ari igihe nanjye ubwo ndishaka se Mana, ko mbona ntacyo kwambara gihari, ko mbona kubona ibyo kurya nabyo ari bigoye, ko mbona kwiga ndimo niga muri situation itanyoroheye, ko ndi umuntu wize urumva yimpamagaye kera, impamagara imbwira ngo nzankorera, nkayoberwa Imana nzagukorera neza, nzagukorera ibiki, nzavuga iki, se ndi muntu cyo gukorera, sinzagukorera mu buhe buryo, se ubundi nzabishobora nte? Ariko irangije ikajya imbwira ngo humura, icyo nzi cyo nzagukorera, kandi ntabwo uzankorera ibi, nzagukoresha ibitandukanye. Ubwo ndimo ndabwira Imana nkibwira Mana, ibyo wanegetse kuko ngukorera ni byinshi, niwe wamamagaye, ubwo ufite ibyo uzankoresha. Mba muri ubwo buzima bugoye, urumva ubuzima niba ndi umwana mutoya, uko ikigaragara cyo nubwo mubona gutya, ntabwo sindi mukuru cyane, ntabwo ndi mukuru cyane ku buryo nkurikije igihe cyashize nari muto. Ubwo buzima rero bwo kuba ndi mutoya no kubana n'Imana no guhura n'utwo tugeragezo dutandukanye, waba kwibaza ngo wabayeho ute mu buzima bw'ubupfubyi utarabumenyereye, wabayeho ute mu buzima bwo kuba udafite abavandimwe utarabimenyereye, wabayeho mu buzima gute bwo kwisanga gutyo uhagara. Abwabwiye ngo hari igihe hageze mpagarara n'Imana yonyine, ntari buhamagare mama, ntari buhamagare umuvandimwe, ntari buhamagare inshuti, nkavuga nti wa Mana we, niba ndwaye nkabyimenyera, ubwo Imana ikigwatiriza. Nyankurikirana ijambo rimwe nasomye rirambwira ngo Eliya ategeka ko imvura ihagarara, none ihagaze ntiyita ko biri bumugireho ingaruka, ngo inzara iratera, ariko birambwira ngo ihagararana nawe, imujyana ku kagezi kitwa Keriti, imurindirayo. Hari igihe Imana riri kurinda, ikakurinda. Imana yabanye nanjye ubuzima burebure, muri Nyamata aho mvuka, ibana nanjye uyu munsi wa none. Iyo umuntu akubonye avuga ngo uko byagenda kose mba mu buzima, ushaka kwibaza ukavuga ati ngende umuntu wabayeho, nibaza ngo Imana, uyu munsi ko mbona ndiye ejo nzajya, uyu munsi ko mbona ntariye basi nibura ejo nzabibona, siko mbona imyenda nshizeho basi ejo nzambara. Aho mu buzima bwo kuba muri ubwo buzima bwo gutekereza gutyo, urumva nari ngeze mu gihe cyo kuba nakabonye unekerereza, umubyeyi akaba yicaye agatekereza ko nkwiye kwambara, igihe ntibyabaho, nicara mpagaze njye nibuka ijambo rikomeye Imana yabwiye Aburahamu, yamubwira ngo haguruka mu bigirwamana byo kwa Sotera, uhaguruka mwereka ahantu uzakwerekeza. Yari mukuye mu muryango, yari mukuye ku mubyeyi, yari mukuye ku nshuti, irangije amubwira ngo genda. Uko niko byagenze, niko ntabwo nigereranyije na Aburahamu, ariko nanjye ndabigereranya n'ibyo nahuye nabyo. Kuko niba usanze umubyeyi yibanye, ugasanga umuvandimwe yibanye, ugasanga inshuti ugasanga imiryango yibanye, ugasigara uhagaze wenyine, bisa n'ibyo ngibyo. Mbese ndasafaringa, ndababara, ndavuga nti wa Mana, uko byagenda kose, nubwo nshonje, nubwo nambaye ubusa, nubwo ndi guto, hari igihe cyageze umuntu wese akajya amfataho ijambo, n'umvukana nawe akamfataho ijambo. N'abarimbye turirimba, numva nakuze nzi nkunda kuririmba, nakuze mba muri korali, n'uwumvukanye nawe, n'uwo ndirimbanye nawe ikaba ikibazo, ugasanga afasheho ijambo, nta kazi najyagamo ngo nkamaremo iminsi, cyari ishuri ritoroshye, nkica nkavuga nti Mana, ibi bihe bizarangira. Ntabwo wenda iyo turi hano ntabwo ibintu byose umuntu yabyitiye kwicara ngo abivuge, cyane ko umuntu abavuga ngo reka dukoreshe igihe, ariko nayo mabwire ngo Imana ikura umuntu ahantu atatekereza, kubana n'Imana akaramata. Niyo byatumye ubwo buzima bwose mbucamo, uyu munsi nkaba mpagaze numva nta mutima undega, umunsi nkaba mpagaze numva nshima Imana. Urumva uvuye mu buzima bwo kubaho nk'imfubyi kandi ufite ababyeyi, ugeze mu gihe uyu munsi ubona umuntu abaho kubera ko afite abantu bamutekerereza. Uyu munsi umuntu abona akazi kubera ko hari umuntu wamukomangiye, nta muntu nari mfite unkomangira rero. Ariko nshima Imana uyu munsi wa none, aho ngeze uyu munsi nshima Imana, nsabira n'abantu bamwe na bamwe umugisha, kuko hari abantu yagiye ikoresha
navuze none nzavuga ikindi gihe zaba numva ni ngombwa kubivuga ariko Imana yo mu ijuru aho bari bose bamugize abagiye bagira uruhare kugira ngo uyu munsi mbemeze gutya Imana yagiye ikoresha Imana yagiye ikomanga ku mitima yabo bakanekereza bivuze iki nubwo idufata ikadutandukanya n'abacu ni nayo n'ubundi garuka ikagira bikomanga ku mitima nubwo ubona uhagaze wenyine nubwo ubona hari ubuzima urimo ubona butari kurangira ni Imana izakomanga ku mitima y'abantu nubwo ubona inzugi zose zifunze reka nkubwire ntabwo Petero yarazi ko yasohoka mu nzu y'imbohe hari hafunze bishoboka ariko ngo baca ku barinzi ba mbere baca ubuzima urimo uyu munsi uzarangira icyizere nguhaye we bana n'Imana akaramata gusa bana n'Imana akaramata wongere uyigarurire icyizere Imana ntabwo ikoze isoni ubuhamya bwanjye ni burebure yabanye nanjye urumva kubaho nk'imfubyi kandi ufite imiryango byo nyine uricara kwibaza ariko Mana kuki mbaye gutya kandi nari mfite abantu bakabaye byo nyine nabyo ni ikindi gikomere kubaho ufite abantu bagufasha ushaka kwibaza ngo n'abana bari bahari wowe ukibaza ko badahari burya wowe ho wangirika vuba cyane kuko buri utawibaza bari bakabaye bahari bakabaye babikora none bari kubikora juste wisanze muri situation utari wateganyije kubamo icyo gihira kugora ariko dushimye Imana kubera ko nge nshimye Imana uyu munsi ahigejeje ikora baye nyishimiye amateka yarayo yahinduye uyu munsi gikomeje kuyahindura ari igihe ukora n'akazi kabi ushaka kwibaza ngo uyu muntu ikiza akora tuzituma umuntu aradukora ukibaza uyu muntu nigeze kuba ndi mu kazi tuganira n'abantu ndababwira nti ngewe nakoze ikiyede baraseka barambwira ati ikiyede cyavuye wakora ikiyede uti si wabishobora ariko reka babwize ukuri urabishobora nubwo wenda ujyamo ukabona biranze ugasunika bikanga ubuzima bukabukora dusuzuguritse ukadukora ariko nayo mubwire ngo Imana yo mu ijuru hari igihe cyo gusuzugurwa hari n'igihe cyo kugira gute cyo kubaho ndi umugabo wo kubihamya ariko ibyo byose mbikesha ko nagiye mbana n'Imana akaramata ko ndabyuka yigenda njya gusenga nkararira yigenda njyaga mera ku wa mbere nsenga nkageza ku wundi wa mbere nkaba igitutsi muri famille nkaba igitutsi mu mbana nabo hatereka reka nta kintu gikora yirwa senga bese yabaye inzerereze aho nababwire ngo uyu munsi ntago nicuza ko nasenze ahubwo nari kuzicuza iyo nza gukora ibyo bashaka kugira ngo nkunde ndamuke uyu munsi nshima Imana kuko aho mpagaze ariyo iba ihagararanye nanjye kandi nizera neza ko itazigera yumva ko ntacyo cyo gituma Imana ituma umuntu ntacyo ikintu gituma Imana ituma umuntu nuko wenda yayivaho akagenda ariko hari n'igihe uyivaho ikavuga ngo oya garuka ikakugarura dushima Imana nubwo abantu bagutekereza uko utari nubwo abantu bavugaho bakakuvugaho uko utari nibyo nahoze mvuga ngo umuntu naza mu buzima bwawe uzamureka azi ariko kandi nashaka kugenda uzamureka agenda kuko n'umuntu muri ntabwo umuntu atinda uyu munsi araza agakora ibyo agomba gukora akagenda bavuga ngo dufite Imana itagisiga umuntu mu buzima bwose waba urimo ninjye muntu wabagaho numva ko nta gihe na kimwe nzabaho kuko hari igihe nabagaho nzi ko guseka bitabaho uyu munsi ni ukwinda seka ko nabagaho numva ko ndabyuka niga mu wa 3 segonderi najyaga mva mu rugo mfite situation nari muri situation rimwe na rimwe itari nziza nabaye wenda ntavuganye neza n'abantu none nagera ku ishuri kugira ngo nkavaringe situation kugira ngo hatagira umuntu ubona uko naraye nkahita nzamura story ubu abantu twiganye muri tunamukomeye babibonye bahita babyibuka nkahita ntera story nkiragagiza ko naje no ku ishuri kugira ngo nkavaringe situation kugira ngo nticara nkagaragaza umubabaro none ndagije narangiza nkagira impungenge z'uko ndi bwongere gutatena nkasubira muri bwa buzima ariko icyo gihe nshimye Imana ko cyarangiye ntabwo nyiri wa muntu wicara nibaza ngo Mana ejo nzabone uyu munsi nicara nzi ko Imana yabanye nanjye icyo gihe ndi umuntu wabaga ku ishuri sinjye ku ishuri kubera kutishura minerivare ndabona igihe cya refe kigeze cyangwa se igihe cyo kurya kigeze nkahita njya kwihesha abanyeshuri bakamiga ese kuko utari muraza nagiraga doyene umuntu akambwira ese kuko utari muraza kurya ambwira ntoya kuko mu buzima bwanjye numvaga ntashaka ko hari umuntu uzamagurutsa ku buryo ngo ntabwo nabyishyuye bivuze iki ntabwo nari muri situation nziza bureba umwana ugera we abura amafaranga yo kwishura ishuri kandi ari umunyeshuri afite imiryango ntabwo biba byoroshye umva n'ubuzima butoroshye urumva imyambaro y'ishuri kuyibana n'ikibazo n'indi amakayi kuyabona n'ikibazo ariko ndiga Imana iramfasha ndarangiza Imana yo mu ijuru rero ishimwe kubw'ibi byose yakoze ubuzima bw'umubabaro ubuzima bwo kurarurira ubuzima bwo kwibaza ngo urarye ute ubuzima bwo kubura ibiryo kandi bihari Imana yo mu ijuru ihimbazwe ku bwa byose
ndumva ari ubuzima nasangiza ntabwo nabivuga byose ntabwo byarangira ni byinshi ariko Imana yo mu ijuru duhana umugisha gusa bankurikiye nayo mabwira ngo nta Imana itakura umuntu situation iri mu munsi njya nizera igihe umuntu amana icyifuzo rimwe na rimwe nkumva ngize kwizera gukomeye kubera ko ni Imana yabanye nanjye muri iki cyose ko yagiye nibazaga nkavuga ni Imana ntacyo warampamagaye ndaza wemera kunshuka ndashukika imiryango irantaye ariko ntabwo nakuvaho ese nakuvaho nkajya he ariko uyu munsi ntabwo nanjye ndavuga ntushimwe kuko ubana nanjye ikibazo kiraza nkavuga nuko byagenda kose Imana izagihanduringa kandi kirangire Imana yo mu ijuru rero iduhana umugisha murakoze. Bakunzi ba Nkomeza TV rero nkuko mwabyumvishe ni Rukundo tukiri kumwe hano kuri kamera za Nkomeza TV aho ari kutuganiriza amagambo y'Imana. Ndagira ngo abantu mudukurikiye mukomeze gukora subscribe kuri channel yacu ya Nkomeza TV kugira ngo mujye mukomeza gukurikirana ibyigisho cyangwa se ijambo ry'Imana rihumuriza imitima ya benshi kugira ngo mwese mumashe guhembura. Rukundo rero turacyari kumwe hano kuri kamera za Nkomeza TV. Rukundo watubwiye ko Imana yagukuye kure utangira umurimo wayo uko yaguhamagaye n'iki. Ndagira ngo wajyaga ubona abantu bavuga ijambo ry'Imana ukabona abahanuzi ukabona we ntabwo wajyaga ubigirira ishyaka inzara n'inyota byo kuba wumva azabikora n'ubundi. Urakoze cyane ukoze ku marangamutima yanjye ndabyibutse mbona kuriye muri ekodimu kurubona bakuru bawe abakuze baririmba ukabona twicara mu iteraniro mu bihe bishize reka mvuge ko bishize buryo umuntu agira kera buri muntu agira kera nanjye reka mvuge kera reka mvuge kera kandi bivuga nagira umuntu untebeye uko nanjye ubwo ni kera hanjye twajyaga tujya mu iteraniro ukumva turaririmbye turasimbye tuba abantu buzuye umwuka bagiye mu ndimi sirandimi ziva siya ibintu ubundi urabuzima buva kuki angajye n'icyavuga se bamana ibintu nzabigeraho. Hari abantu rimwe na rimwe bajya bicara bakavuga bati biriya bintu ni by'abantu bigira ni by'abantu bihangisha oya ntabwo ari by'abantu bihangisha biriya bintu bibaho ni ibintu Imana iha umuntu kuko njye niyo uje ukambwira ngo ibi bintu bibaho mpita mubwira nti gerageza ubivuge ntabwo wabishobora ni umwuka Bibiliya ikambwira ngo mu minsi ya nyuma Uwiteka Imana azasuka umwuka wera ku bantu bayo abahungu n'abakobwa bazahanura abasaza n'abakambwe bazarota hari igihe nibaza ibintu bizaba wese nanjye nakwikira nkavuga ijambo ry'Imana ese ntabibasha ntabwo kuko urumva iyo umuntu akiza muri ibi bintu rimwe na rimwe uri umwana hari igihe ufite n'isoni zo guhagarara imbere y'abantu zo guhagarara kuri kamera ibintu bizabishobora ariko nshimye Imana buhoro buhoro iyo yaguhamagaye irakwigisha ibintu byose ukabigeraho yarabinshoboje ibintu byose bibaho uwo mwuka werira mu manuraza muri njyewe ko ntabwo nabamagaze gutya mvuga ibintu nambaye umubiri nta nyama n'umubiri byabinshoboza uretse umwuka wera w'Imana. So ibyo bintu rero nageraga inyota yabyo nkibaza niba bizagerwaho niba nzabibona nkagira n'ishyaka nkanabisengera njye ndi umuntu wasengeye kuzura umwuka we ndabisengera ariko nshimye Imana ko yarabikoze kandi ni n'isezerano duhabwa no kutabihabwa no kutabigirira inyota sinzi ubundi ikindi wagirira inyota ubundi twagombye no kubigirira inyota kuko ni Imana yadusezeranije. Imana yo mu ijuru duhana umugisha ndi mu bantu bajyaga bibaza niba byashoboka ariko Imana yarabishoboje. Rukundo urakoze cyane. Abantu bakurikiye Nkomeza TV akenshi burya ibitekerezo byabo cyangwa se ibibazo bakunda kubicisha muri komenti tukabikurikirana tukazabasha kubisubiza igihe kigeze cyangwa se igihe gikwiye. Rero turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ndagira ngo dusabe Rukundo agira ikintu yabwira abanyarwanda yagira ikintu yabwira abatuye isi kuko abantu bakurikira Nkomeza TV bari ahantu hatandukanye ku migabane igiye itandukanye. Rero wagira ikintu ubabwira ku bantu bakunda Imana nabo babona uri kuvuga Imana bitewe n'aho Imana yagukuye. Turi no mu bihe bya covid mbese wagira ikintu babwira ukagira n'ikintu ubasangiza muri kano kanya turimo turesatira umusozo. Murakoze. Icyo nabwira abakunda Imana nkuko nanjye nyikunda nagira ngo mbabwire ngo nimureke dukomere kandi dukomere kuri uyu mwami. Ni Imana izaduha icyubahiro tutari kuzahabwa n'amashuri. Ni Imana izaduha icyubahiro tutari kuzahabwa n'imiryango. Ni Imana izatwicaza tutari kuzicara. Ni Imana izaduha ubuzima. Intego nyamukuru dufite ubundi nubwo Imana iduhamagara dufite gahunda ni mu bicu
gahunda no kujya mu bicu gahunda ni mu bicu tukazamuka bera tuzataha ni muhumura bera tuzataha korari Jova rero bari indirimbo nkunda cyane baravuga ngo iyi si turimo twayibabariyemo twahuriyemo na byinshi nimwe ngo biduha isomo ubuzima twanyuzemo bwaduhaye isomo aho uri hose uba uri hanze igihugu waba urimo cyose uba uri mu Rwanda uri kubabara ariko ubuzima twagiye tunyuramo nk'abantu b'Imana burya Imana iguhamagaye abavuga batumwe bajya gukunda gukoresha cyangwa se umuntu wari wese tujya dukunda gukoresha terimi ivuga ngo ntago Imana ikoresha abasivile oya ntago Imana ikoresha abasivile Imana iguhamagaye uri umusivile iragerageza ko niba muri byavuze ngo turi abasirikare igerageza kugira ngo iguhindure umusirikare wayo ntabwo rero yaguhindura umusirikare wayo utaraciye mu bihe bikomeye irakwigisha kandi ni mwarimu mwiza ni mwarimu kumenyera minerivare ni mwarimu kumenyera imyambaro ni mwarimu ye mana we niyo mpamvu yigiza y'abantu bose kugira ngo hatazagira umuntu uguha umwambaro ukavuga ati mama yaramfashije oya kugira ngo hatazagira umuntu ukugaburira ikujyana ku ishuri ikakubera mwarimu ikakubera umwishingizi ikakubera assurance mu burwayi ikabana nawe rimwe na rimwe ntunarware ariko ikakwigisha ikakwambika ikakumenyera uniforme nubwo yabimwe ukayitenda ariko ikayirinda gusaza ikakumenyera ibiryo ntibicwa n'inzara kandi nubwo inzara yanaza ushobora gusanga ari muri rya shuri nyine ni Imana ibara nawe bivuze ngo nkuzanye mu ishuri ryanyu itikwishingikiriza yavuga ngewe wowe ndakuzanye ngwino nkwigishe ngwino nkumenyere byose kugira ngo utazagira na hamwe utanuka avuga ati reka ndebe ku ruhande oya ibyo nibyo bidashaka kwishaka kw'icyubahiro cyawe kigaragarira muri wowe no mu byo uvuga no kugaragara hakagaragaramo icyubahiro cyayo none njye mbabwira ngo nimukomerere iyi si turimo twahuye n'ibyo biduha isomo muri ngera Jova rero barembye bavuga ngo iyi si nta nshuti igira ibyayo bihora bihinduka ngo ariko amahirwe dufite namwe dufite umugabane cyangwa se dufite gakondo iwacu mu ijuru barimo ngo muri urwo rurembo tuzabayo tuzaba amahoro Ewa mabwizo kuri n'ubwisi tubabara n'ubwisi twarushye ubwo twarushye ariko iki kirageze ngo Imana tugire neza yamubwira ngo umuntu ufite ibibazo muntu n'ikintu natangariza abantu Imana ntabikoze isoni Imana izabana natwe izaturinda izatujyana izatugezayo ntabwo tuzagwa mu nzira oya izajyana natwe kandi izatugezayo uko dufite ibihamya by'abatubanjirije ntabwo ari twibambere muri uru rugendo si natwe banyuma impamvu duhagara tugashyiramo anga tukavuga nuko dufite bantu batubanjirije tukagirana natwe ubwacu abo turi kubanziriza bazagira bate bazadukurikira bane mu ijuru rero ribaho umugisha niyo message naha abantu Rukundo rero turagushimiye cyane dushimira abantu bakurikiye Nkomeza TV dushimira Rukundo wakiriye ubutumire bwacu ukatwumvira ukaza abantu rero bari bakurikiye Nkomeza TV tubashishikariza ko gukurikira kino kiganiro wagisanga kuri Nkomeza TV ugakora subscribe like share ndetse ugasiga n'ibitekerezo byawe n'ibibazo ubutaha tukagerageza kubibasubiza Rukundo rero twizeye ko ubutaha nitugukenera uzagaruka murakoze cyane nzagaruka ndahari niteguye kuvugira Imana mu buryo bwose bwo kwivugira kubera ko nicyo duhamagarirwa ntabwo nagiye isonero zo kwivugira Rukundo rero urakoze cyane tugushimira by'umwihariko twakomeze gushimira n'abantu bakurikiye Nkomeza TV bari bakurikiye kino kiganiro mwese mukomeze kugubwa neza ibitaramo kuri Nkomeza TV cyangwa se abatumirwa kuri Nkomeza TV nakagaruka tuzasubira ubutaha bye bye